aho kugira ngo njye kwiba banca umugongo naza nkavuga buryo ki yagara umujura kandi atarigeze anyiba. Urabona ari amatika ari kugabura, niba yago bari kumutuka akabyuka nawe ari kubasubiza ari mu kazi, nawe ukajya ugashinyika nshigikiye The Ben yakuruye ishanga biri kwinjiza. Ubusa mukobwa uza akazi afite noneho uza akazi yahise abona ubusi noneho ibaze ko amaze gukora interview 10 baramukuriye ishanga iyo bakora kubere kibakora nko muri Minagiri. Iyo nze ko umukobwa ari kunyita igishegabo ariko ubundi umusore. Ubwo witwa iki? Uri igishegore. Oya, ubwo uri igishegore. Ubwo umugore ubwo uvuga nko kuvuga tubwita igishegabo. Ubwo uri igishegore rero kubera yuko uri umugabo w'igishegari. Ariko no birancanze. Cyo wajye unyubaharira iyo. Ikintu gituma wicara ugakora radio urumva? Ikagira frequences zumvikana muri quartier yose. Niki nibiki wize? Cyangwa ibyo bintu ufite ahandi hantu wabyize particular bitandukanye n'ibyo wize. Ririyoza ntunkangarika nze ngusubize, sibyo? Ira radio na amahirwe kubona arayikoze na amahirwe, ntago ari ibintu nice ngo ngiye gutegura nyikore. Nacokoje ibintu mbanyiguyeho kubw'amahirwe. Iravuga yatangira kuvuga muri metro, wabaza abaye mikinege babansuye ibinyamakuru kira yavugiraga muri metro 400 500 kubw'amahirwe ndayigorora neza. Ntago ari ibintu nize mu ishuri, ntago nize technology, ndasubiramo ntabwo nabyize. Nese ubundi mavete nge nawe ninde watumiye undi? Wantumiye ariko ndakira ngo hari ibibazo ukwiye kujya umbaza naguhakanira ntumpatirize kuko nge ntabwo ndi ikimashini. Imashini yanze kwakura shitura bro, winshitura ntabwo nge ndi battery, sibyo? Tujye twubahana nshuti yanjye. Ubundi tubwire ko maze iminsi radio yawe utagikora byagenze bite? Rero ufite ibibazo bro, reka nkubwire menya kakaze nakubwiye wa mugano. Ufite ibibazo n'umushiya wazanye mu kiganiro biragaragara. Oya umushiya nawe ufite. Umushiya nawe ufite kandi nta mushiya njye. Nyire banza wumve. Menya nakakaze nakubwiye ntari buvugira n'ugakora ndagace. Kuko ibibazo rukumbaza biraremereye birimo. Ari ndi wavuze ngo abahungu bari ahangaha banze bose nabagore n'amagwe. Nta hantu duhuriye ngende kukubaza. Ngiye umukobwa yavuze ngo abahungu badafite amafaranga beze nk'ibigeragoto. Ubugeragoto turawuzi. Ubugeragoto turawuzi ariko. Urawuzi. Mbabarira, nje mbabara ntago ndi ifi niyirya. Ako iminyorogoto turayizi. Mbabara ibintu binkure, mbabara binkure b'iminyorogoto. Ahubwo tubwizanye ukuri. Iyo ugize ikibazo 60% bakigukemurira n'abahungu n'abagore. Tazava ngiye mavete nahagiye iwawe. Takozabaza ngiye. Nubundi urahaza. Ese washonje? Ntabwo nshonje. Ntabwo nkeneye kurya. Ntabwo dukoze ikiganiro umaze kurya no kunywa. Mbabaro datuma mvuga n'ibintu wari ukurya. Mbabarira. Higama. Mbabarira. Rani ibyo wajya kubwira abantu ngo haye mavete biryo. Yego hari umuntu nahamagara ati kugira kumamagara nasinziriye. Ati mamagaye saa 5 z'ijoro nasinziriye. Ndizo wasinzira ati cyane. Ati maze igihe kingana cyo usinziye ngo isaha. Ukimara kumbaza imyaka ntinyikubwire wumvise warira cyangwa wafata inkoni ukankubita. Cyo karukuye gukoreshwa televiziyo dore ya Bunyamakuru nizo zasiga. Ntago ndi buzivuge oya zo bafunga rinye bafunga nezo ziri imbere sa cyane. Ngizo ngo zakoresheje umwana ngo haraje bingi biki ngo zakoresha umwana ngo kiri muto ngo bamubaza zo biterekeranye. Ngo bavuze ngo Inyarwanda Rwanda nibiki ntago ndimo ngiye baze kunyumva neza ntago nyina politique. Ngo bavuze ngo baguriye ibitanda ngo biryamye ngo ari gusebya runaka. Kubera ko nibizo cyane zikomeye zikaba ziri kuvuga amatiku twe turi gutangira tuzavuga ibiki content zabaye nge nzajya mbivuga hari umuntu waguze kamera ruko dore imbogo yapfuye ahita agura kamera content birabonetse twungukira mu bintu bibi ariko bitazahoraho. This is I'm serious as usual guys, we love you so much. Turabakunda tubahoza ku mutima umunsi ku munsi ndagira ngo mbabwire ngo mugira amahoro wa iminsi yari myinshi iminsi ibaye myinshi iyo ubundi bwije buga ura ntago umuntu aryamye amenya ngo ari hehe iyo bukeye nabwo ntago amenya aho yaraye ushobora no kusanga tuba twaryamye tuwe tumaze ari amasaha 28 bakaba tubeshya kamaze nk'umyaka nk'icumi bangiza akatubeshya ngo na amasaha 28 ariko ikiza nuko wakankuza ukasanga ukira amahoro. Ubwo rero tujye twibuka no gushimira Imana. MC Liliose rero ndabibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, fathers and mothers, family and friends
tukama do subscribe dore ko muri gusubscribinga bya nyabyo biri seriye ntuzi ko mwababwiye ba bantu aba brother aba sisters aba girlfriend aba boyfriend abashuga mami n'abashuga daddies. Hanyuma rero kuri kamera za Saneza TV show muri kumwe na MC Lilios twibereye muri Antonov. Niba utajya ureba movie kwa kabiri waba mbabashe cyane kubera ko Antonov kwa kabiri haba hatwika haba hari movie night wirebera agasobanuye. Hanyuma kuri kamera za Saneza TV rero turi kumwe n'umusore bamwita Ndera ese wakivuze shaka kuko ubwanwa ngo wabuzanye ngo batakuvuga asigarazanye ugarwa ikiganiro ko muri cyose ukimaze umuntu yicaro ni yanjye ntugira ikibazo ariko nanjye ntabwo mvuze ko ari yanjye nitwa Mavete umusore witonda wigaburira ikirenzeho kuri mobile money nitwa Izere Jean Paul kuvuze se kuri mobile money uko witwa utavuze nimero wenda baraza kuyimbaza ya urakoze cyane kaniha ikaze ndabona icyaka cyagutwaye ariko mana yanjye ako se Mavete umeze neza nta kibazo ndashima Imana ubona ntari umunyamakuru mwiza se kurya wampa akazi kuri radio yawe uri n'umukobwa mwiza ufite n'ubwiza niyo wabura akazi nkubujije kugira irari kuri kamera ako koko barabona wantera irari Yase utangiye kuvuga ibintu by'ubwiza hano utari kuri kamera isura yanjye ko babizi ko idacuruza utangiye kubeshya abantu utaza kuba mwiza inzara ari kuguhitana wa mukobwa tujye tuvugisha ukuri wenda nuko utajya uzana ngo bakubone uravuze ngo ubwo bwiza nibwo buntunze ntuvuga ngo nose ububi bwagutunga ya ubwo bwiza nibwo bugutunze nibwo buntunze yes yego come on ha kibazo hano bibereye kuri Saneza TV show urakoze cyane ndanayikurikira cyane abantu bakoze sabo ndabasuje Imana ibarinde umwako n'amadeni abo si yo jina irimo akantu kasindisha ubu utangiye kundeba ukambona nk'umuntu wasinze kuba mvuze ko ngukurikira biragushimishije ariko nta kuntu bitanshimisha by the way urakoze njyewe iyo abantu barebye ibintu byanjye bagatera comment nkabona like arazamuka nkabona subscription irazamuka niyo utagira cano nge n'umuzima usanzwe ndagukunda nubwo atari cyane sibyo ndagukunda nubwo atari cyane urankunda nubwo atari cyane yes uri seriye kubera iki utankunda cyane Ziyoza kurangaye Imana kurangaye kandi ibintu ari byawe nyine mba ndi kureba mba ngira ngo ndebe ko uri tayari neza oya mba ndi mu kazi byose akabyaka kose nakazirega kacu akoze iki komisioneri wakoze iki komisioneri ako shaka utangiye kubahuka munyamakuru wagutumiye bite byawe aho busa ninjye nawe ubaho ndi nibo ndi umutumirwa agomba kubaha umunyamakuru nawe kubaha umutumirwa nyine habeho kubahana mwabaye haba komisioneri umeze neza ariko Chameze neza ase ubundi Mavete umaze igihe kingana iki muri Kigali imyaka 3 nta n'inzu ndubakamo imyaka 3 se ubundi wawubatse naho amaze 10 ntayo barubaka harya nawe nabigira ubizi ute uba hanze wose urayifite ubizi ute se niko nyifite ubundi Kigali iyo hafite business ntabwo uba ufite inzu nawe wafite business ushatse buri ufite inzu yes nawe mfite radio Mavete kuki se ubundi wayise izina ryawe ese ubu nari kuyita ngo mbwire kuyita Liliose wenda kukubaza wari kuyita izina kuki wayise izina ryawe ni ikibazo nkubajije hari ikibazo bya bindi by'abazungu bavuga nk'umunyarwanda ngo uramubaza akakubaza ibindi nanjye ibintu mbaza nanjye mumva nakubaza oya kuki wayise izina ryawe ni ikibazo cyumvikana ariko kiri obvious nyoko kurigeze kubwira umwana ngo kuki waneye hano umwana aramubaza ngo bigutwaye iki nari kwitiye izina man oya ndi kuko none se ko nkubaza nanjye ukambaza kandi tuganire bwari uburyo kugira ngo binyorohere kuba bayimenya abantu niba bazi Mavete bakumva radio Mavete nk'ubundi nuko nta business ya danje ufite akabaru kakita Liliose bar ugafite shop icuruza imyenda Liliose shop n'urugero byorohera kumenya abantu nyiri iyo shop nyiri yari sibyo bakamenya nyirayo nyumva neza sibyo ndeba ariko nyumve neza sibyo ariko nkanjye Mavete ko nari ise radio Mavete n'ubundi ndasubira kuyita ndi kuyita radio Liliose nkayita ya radio yandi ntagiye kuvuga
nkayita ya indi yo wakoragaho nubwo ntayivuga izina kubera ko ntacyo ariko bampaye. ubundi Mavete ukoze ibiganiro kangahe ku ma televiziyo cyangwa ama radio cyangwa ama online TV? Ibyo nibuka ni nk'ijana. Cyano ntarageraho ni nka cana umaze kingana gute udakora ibiganiro? Maze nk'icyumweru, oya maze nk'iminsi ine ntakora ikiganiro. Iminsi ine? Iminsi ine. Ni ukuvuga ngo kenshi cyane ukora ibiganiro. Ariko ntabwo ari byo bintunze. Ndazagira ngo kuba naje iwawe nje kwashaka amaramuko najya n'ibintu mu bindi ngiye mfite ibintu byinshi nkora. Ariko se Mavete ubona kuba i Kigali bizakorohera? None se ahubwo mpaba mbi wawe. Oya wibiseka. No nyine mambo ni nk'isingi byose bituma nkubaza nti i Kigali ntabwo uzahashobora. Umuntu mabaye amezi 3 sindarya ni wanyu na rimwe. Sindarari wawe na rimwe, sindakodesha n'ubona dukodesha ntabwo muziranye, ngo none ntabwo nzahaba. Ntizabiyindi imyaka ingahe iriyoze we. Oya bishobora kugorana rega. Erega uburyo reka nkubwire nk'urugero. Nkarangaje ukoresha mu buzima bwawe ngiye iyo ndi kukumva. Mba mbona bizagorana kugira ngo ube muri Kigali. Iyo nze ko umukobwa ari kunyita igishegabo ariko ubundi umusore. Ubwo witwa iki? Uri igishegore. Oya ubwo uri igishegore. Ubwo umugore uvuga nkuko uvuga tubwita igishegabo. Ubwo uri igishegore rero kubera yuko uri umugabo w'igishegari. Ariko no birancanze. Wajya unyibaharira iyo. Oya ninde ugusuzuguye. Nese se wabyivugiye? Nese mvuze ko ndi igishegore. Ako waba n'igishegore ese simbusa n'igishegabo. Umugore witwara nkuko witwara ni ubwo nimbusane yigishe umugabo. Mbona turi kimwe se shaho. Ntago turi kimwe ntitwaba kimwe. Wowe shaho turi kimwe mwana wanjye. Ntago turi kimwe. Yes wasoje kumikaze kuri channel yawe. Nshimira abantu bagukurikira n'ukuri reka niyakire ko ndabona byakunaniye. Abantu bagukurikira, abantu bagukunda, abantu bagusharinga, abantu bagufasha gusohoka. Iyo mwasohokeye hahandi mu bintu bijyanye namenye yitwa Sama, Imana ibaha umugisha. Ufite imyaka ingahe Mavete? Ndengeje 20. Oya ufite imyaka ingahe? Mbabarira ntabwo ukora mu nzego zigena zira nzego zibarura irabirusha mibare. Ako bakubwiye yuko kuganira n'itangazamakuru bigusaba gusubiza uko wiboneye. Ari ibibazo mbaza. Umuntu abakubajije ikibazo cyoroshye kumvikana. Umuntu akubajije ufite imyaka ingahe uretse nanjye mvuga. Umuntu akubajije ufite imyaka ingahe? Mu jambo nanjye ngiro ubajije. Nimbi kubwira birakwishyurira inzu. Nyine nsubiza Lilioze. Ninkubwira imyaka mfite birakwishyurira. Turi kuganira ariko. Winyicira isoko mbabarira. Ko ufite imyaka myinshi kwambujije kubivuga. Ufite imyaka myinshi kwambujije kubivuga. Uyibe ko nakubajije imyaka yawe wayinyohereza kuri WhatsApp ugahita uyisiba. Cyangwa buraka akantu karambabaje utanyi umva. Narakubajije ngo ufite imyaka ingahe? Urangije urayimbwira kandi umbwiza ukuri. Mu bantu burabavugisha ukuri. Mu bantu 100 wazamo pe mu bantu tuziranye bambwiza ukuri. Urangije uhita usiba umubare w'imyaka wavuze. Je ntago ndi buyivuge. Ariko wararushye. Oya yivuge naki. Wenje ntago mbivuga bana bikatamo n'ubundi muntu kunkamera n'uwawe. Wayitubwira akabikatamo. Sibyo? Ariko imyaka yawe pe ni myinshi n'ukuri. Ni myinshi. Bigutwaye ikise. Kuba ari kubona kubwiyanjye bigutwaye. Nawe bibaza icyo kibazo nawe. Nanze kuvuga iyanjye urwarinda. Ntago ndwarinda. Meze neza nta kibazo. Ku myaka wari umeze neza. Nge nakubazaga kandi ngewe ndi umunyamakuru mba ndi kubariza abantu bagukunda. Nge ntago mba ndi kwibariza. Iyo uri kugitangaza amakuru abantu bagutumiye bishatse kuvuga yuko uri kuganira n'abafana bawe ariko mu buryo buri indirect. Mbabara nigire nk'umwanya gato umunyamakuru mba ariko nagutumiye. Mbaze kuko ngenda umunyamakuru nagutumiye gutuma mazu tabari siyawe dore urakoze. Oya ngewe nushaka gahunda yo kumbaza uzantumira iwawe unyicaze kuri kamera. Shari niyo nagutumira ntago wavugira myaka yawe kuntu arakangare. Mubize nukuri ntagira myaka wayivuga nawe. Oya nguhaye uburenganzira yivuga imyaka yanjye. Ntayo sha mwana bana oya yivuge je ntayo mvuga. Ndagutinya se ntinya n'abafana banjye jewe. Ntabwo nyivuga tu. Ntago ari myinshi. Uburyo wivugisha wagira ngo ni nk'imyaka 100. Oya yivuge. Ntabwo ari na kimwe cya kabiri kiyo myaka uvuze. Ntabwo kigezeyo.
none se kubera icyo ushaka gufata ikintu gituma abakobwa bashwana n'abahungu no mu myaka bizamo, hari umuntu ushobora gushwana mupfuye imyaka hanyuma Mavete akibye imyaka tubihiteho mbabarira. oya ariko yivuge bitwaye iki se ubundi ko wavuga imyaka yawe? Ese Mavete kuvuga imyaka yawe bigutera isoni? Ako man mbabara umuvugi yawe nanjye mvugi yanjye. Oya ntago twe turi mu irushanwa, njyewe nuntumira iwawe nzavuga imyaka yanjye, nta kibazo uzayimbaze nzayivuga. Je ntago ikibazo ubu nagutumiye. Urabona hari ukuntu utereta nk'umukobwa ukuze wenda unamukunda pe, ako ngiye nta ntireta ntashira mfite ugasanga uvuza imyaka yawe wiciye isoko n'akazi wari kuzabona. Ufite ikibazo cyo kwicira isoko? Ufite ikibazo cyo kwicira isoko? None se niba arakazi nengeye kuzabona nababwiye ko nkuze ni nkabura nzaza kurya iwawe. Oya ako kuvuga nko kurya iwanjye nkaho ukunda kurya mu ngo z'abandi mbwa. Ndakwiyamye ariko muzo nariyemo ntabwo arimo n'ubwo iwanyu ariko. Akurangiye akamubwira. Aze Mavete ubona discipline yawe itagoye abantu. Je nkunda ukuntu useka byonyine. Bibaza iki se? Je niyo wanse. Nyine uburyo uvuga. Nyine uburyo uvuga. Hari abantu muganira mugahuza. Nyine mugahuza mu biganiro. Ubanza umbwire tubwizanye ukuri. Mu bantu muziranye. Mu bantu muziranye. Mu bantu muziranye umuntu urusha guhuzanya nawe ngiye undusha. Umbwire turi wakanga mu bantu duhuza. Uvugisha ukuri nawe ureke kurya indimi. Ntabwo uri kuri kamera ngo uragira isoni. Mbwira umuntu muhuza nkanjye. Basi vuga abantu babiri. Bavuge no mu mazina yabo. Cyavuye ngo ntawe mu kimwe. Ntago nge nawe duhuza, abandi bihorere. Abandi bo duhuza ku biti byabo kandi dufite ukuntu duhuza. Nge nanjye ariko guhuza nawe ntago bizanyishyura Land Road, guhuza nawe ntago bizangurira ikabutura. Ujye urya iwawe nanjye njye wacu, sibyo nshuti yanjye? Mana njye abanyamakuru ndabakunda, ariko nanga abanyamakuru bategeka umuntu akunda agomba guhuza n'abantu. Nge ni muzana Liliyoza bizagura amayinite muri phone yanjye. Uri mwiza ariko ubwo bwiza bwawe ntago wabunkangisha. Uza abakobwa dufite mu miryango beza ririyo. Mu muryango wanyu se niba uzashaka. Asubundi Mavete ubona uzashaka wowe? Wowe se gutarashaka kandi. Oya nge ubizi ute? Urabizi neza ko nge ntashatse. Are you sure? Uzi ikintu cyanyereka ko washatse. Kuba uri mwiza ukaba nta n'impeta wambaye. Nazisize mu rugo nazibagiwe. Ahubwo se ubona nambaye iki ko nkunda kwambara amahere nayo ndayambaye? Common sense. Ntaga amahere n'abayambika ku murenge wawe ntukantesha umutwe. Muri bintu wavuga byo wambaye by'umugabo ntabwo uzanamo amaherena. Ahubwo wombwira ngo wenda mbesha ngo wagiye koga ziranyurubuka. Oya ntago zanyurubutse nazibagiwe rwose. Ufite umugabo? None se wari utegereje noneho ko nzaba wawe? Uri waba wibeshye. Areka ayo mahirwe se waba yakura he? Ahubwo se wayakura. Umusore ufite radio akora bagira ngo ndi kwirata. Umusore ufite radio. Wese komeza. Ndakwiyamye. Umusore ufite radio. Oya bivuge. Umusore ufite radio. Ntiwakoraga kuri radio z'abandi se? Ntashaka kuvuga izina kubera ko nta kintu bampaye. Sakoraga kuri radio runaka. None se hari ubwo yari yawe? Si baguhembaga bagutunze se? Niwo kuye n'igishoro. Oya Mavete uragoye pe. Nta muntu ugoye. Uratukana. Uzi kutukana? Je ntabwo ntukana buriya. Seriye. Kandi ubona ari umwana mwiza. Ako ngiye n'ubundi ndi mwiza ko nta bibyanyuze. Ubizi neza ko nabizi se? Asha ntavyo pe nta bibyangize. Ayisho. Ntabyo. Ako se Mavete wizi iki? Ya twabiseho nibyo. Yabyibagiwe. Hari umuntu inyuma uvuze ngo wabyibagiwe n'ukuri. Ako baraba ko bintu ukajya ubitaho umva nje ntago ari uko nabyibagiwe aho hari ibintu mbashaka kutuhita. Oya tubivugeho. Ushobora kubona kubera ko reka nkubwire impamvu mvuze ngo kanze mvuga iburetse nanjye mvuga uranca mu jambo nyuma. Hari akazi umuntu ajya gusaba akajya kubesha ibintu atize noneho nge naza kubivuga no ku mbuga nkoranyambaga ku kazi bakabanyirukana. Sibyo nakubwira kuva mbere ibintu byantera ihungabana bigatuma mbura ikintu nabonaga. Rero mbabarira bizi ko kuva navuga ntararya iwanyu. Sibyo nshobora kuba mfite akazi nabeshye ko nizi ibintu bya hoteli nkora muri hoteli ntarigize mwana ntaza no gutereka umuceri ku mashini. Gutwaye iki se kuvuga kora neza? We dukeneye kumenya ikintu wize, ikintu gituma wicara ugakora radio urumva ikagira frequences zumvikana muri quartier yose. Nibiki wize? Cyangwa ibyo bintu ufite ahandi hantu wabyize particular bitandukanye n'ibyo wize? Rero ntunkangarika nze ngusubize sibyo. Ira radio na amahirwe kubona arayikoze na amahirwe ntago ari ibintu nice ngo ngiye gutegura nyikore.
nacokoje ibintu mbanyiguyeho kubw'amahirwe iravuga yatangira kuvuga muri metero wabaza abayemo ikinege barabansuye ibinyamakuru kiriya yavugiraga muri metero 400 500 kubw'amahirwe ndayigorora iba neza ntabwo ari ibintu nize mu ishuri ntabwo nize technology ndasubiramo ntabwo nabyize wize iki Rio wize iki bigutwaye iki gusubiza icyo wize ariko ubundi bigutwaye ubu se ngiye ko nize ubuganga nkaba ndi kuri mikoro si ibintu bya hari ibintu bya da nanjye nize guca bugufi niga no kutiyemera Imana ibimperamo umugisha ndabaza ishuri wize Rio wambabarira ukareka ibintu by'amashuri oya ubwo ntabwo wize ndakwiyamye ni ubwo ntabwo wize rero ubwo sinabanze za good morning na za boy ntarizeho wowe rero tubwira aho wize n'ibyo wize man Rio mbabarira nukuri njye mpamvu nanga kuvuga amashuri yanjye nuko bimbangamira tu kandi tujye twumvikana twubahana ntabwo yize maveta njye narize n'abantu turi kuri Sa Neza TV show ariko wananiwe gusa neza mu mutwe ndi kukubaza nti wize hehe iki si ibintu biri ize niba nananiwe gusa neza mu mutwe wasa neza mu kanwa kawe ukambaza nawe ibintu nanjye byuzi ibyo wize mu byo mwizemo wewe biseka nshuti yanjye wena nuko wanze kuyereka abantu sinzi impamvu bakora sabo batanakubona sinzi impamvu ubona n'abakiriya ni ukuri batakubona pe nese ushaka kwirukana n'abakiriya banjye kandi wanga kuza imbere ubu baraza kunyandikira muri comment avuga ati umwana utazamugarura hano barakwirukana dodo serie de ngaho ako kantu wanditsemo niko garatuma bajyamo ngiye barankunda none sabone banyirukana kuri isano nari mbivuze vuba isano wamfuraho hano bahita kuri Sa Neza ntago ari isano silivupure bazagakatamo noneho hari amacano menshi nkoraho pe ntabwo ndayavuga izina ko ntabwo bantumye ngo nze namamariza hano iwawe ntabwo ntagarutse wowe ntabwo nabura kurya tujye duca bugufi tumenye no gusubirikanya neza niba nkubwiye ko amashuri yanjye n'imyaka yanjye nakwiye kubikubwira ntabwo urima murinde warega ubuzima tugiye erega njye ntago ndi kukubaza ngiye ku giti cyanjye mba ndi kubariza abakiriya bawe hari ibyo banditse muri comment turi live ngo wenda bari kubyandika ari byo uri gusoma ryose uri umusirimu reka nkubwire kandi ubusirimu bwahoraho akantu gato ubusirimu bwo bundi bukagenda neza gato yemera akankubwira kandi rero abantu binyemera ntago ngiye njya muhoza nabo rwose niyo mpamvu nanjye wabivuze ngo ntago duhoza ariko nanjye ntabwo nifuza guhoza nawe niyemera hese ngaho kurya ibiryo ngo ibi nibyo biryo nkunda ngo ngaho nkuye ibiryo imbere ngo serye mu gihe firi man asema veta ay uko tayari wewe ari akantu nibutse ukuntu wateze moto yabiruje kureba filime igura 100 ku mudije ubwo bibiri mbaze nibyo kukuzana ayo kugusubiza wenda tubere ko bagwaye rifite kuko ntabwo nari impari utega moto y'ibihumbi 200 ujya kureba filime igura 100 ku mudije ushatse kuvuga iki nurakara bazabikate mu nshuti yanjye dukomeze ikiganiro cyawe komerezaho ko njye ndumva ntashoboye kukubaza ndakubaza ntunsubize ubwo ngewe ugiye kutubwira ibyo ushaka kumva twavuga twaganiraho kuko aho bigeze ntabwo ngishoboye kukubaza ni wowe ushaka kumbaza rero yoza nsubiza biretse nkubwire neza unywa inzoga unywa inzoga kubera icyo mbaza mani si ibyo mba nkubwira mani ubura akantu gato gusa konyine ubundi nese ubundi mavete njye nawe ninde watumiye undi wantumiye ariko ndakira ngo hari ibibazo ukwiye kujya umbaza naguhakanira ntumpatirize kuko njye ntabwo ndi ikimashini imashini yanze kwakura shitura bro winshitura ntabwo njye ndi batiri sibyo tujye twubahana nshuti yanjye umuntu wakabaye ibibazo biriya bibazo ni murumuna wawe ni nyoko wanyu na ba nyogosenge kuko bari abantu bibabajiye ubibabaza ubizi uzi imyaka ya nyogosenge urabizi neza imyaka mumura uyimubaza nyine unabizi iyo atinze kubivuga urayivugira ako winteranya n'abafana banjye mane ahubwo njye nta mutima mu bisalamu chansuza udararansuhuje ubundi ubayeho abo se ubayeho ngiye nshaka kugira ngo nzaze wenda ari nk'abashitsi ufite batanu batarumuvukana nese ubuzima bwanjye urabuzi ku buryo watangira kwibaza ngo shaka Yesu ubwanjye urabuzi kuko umbaza uko mbaye hura nabishinzwe wenda buzi ikigaragara turanabibona iki ibintu bya turabibona uzi ibyo nariye ubundi tubwire ko umaze iminsi radio yawe utagikora byagenze bite
rero ufite ibibazo bro, reka nkubwire, menya kakazi nakubwiye wa mugano ufite ibibazo n'umushiha wazanye mu kiganiro biragaragara. Oya umushani Reka nawe ufite. turabibona ya. Umushani nawe ufite Nta mushiha njye nyine banza wumve. Menya na kakazi nakubwiye ntari buvugira no gakora ndagace. Kuko ibibazo urukumbaza biraremereye birimo Komeze kwisuriza abantu bakunda ikinyobwa B1 Gin, ikinyobwa cyanditse izina ukeneye kukirangura. Ukawamamarije kuri channel. Wamamagara kuri 078 920 777 555. Twakomeje. Iyo publicity uzayikate. Oya B1 Gin n'umundi ntango utayizi niyo ayikatamo ntaribi. Aha. Nandi kukubaza uko umaze iminsi udagikora ama video. Muri iminsi hari ibintu mugiyemo, turi gukora ibintu byo kujyanira ikinyobwa B1 Gin mu ntara, nimwo mugiye. Muri iminsi ndi gupanga no gukina filime. Hehe se kandi. Zawe bwite se cyangwa z'abandi? Izabandi. Muri filime yitwa Impeta ni ya Jojo Films. Mba ndi mu mashuti ndi gutanga ibitekerezo ariko vuba ndagaragaramo. Yes. Ubugiye nyuma yuko ufite radio yawe ntago nayikinze irakora. Ngiye ntago mperuka gukora. Imaze igihe idakora. Yewe ni ngiye umaze igihe ntakora. Ariko hari ukuntu shira indirimbo ikaba yikoresha iki ni ikajya nyine ikora yonyine. Ngikagira ite? Kandi vuramba ndebe urwego rwa hano ruri. Ngikagira utuntu duto yari twumva ugacungana natwo. Yewe sha nawe turakubonye ntitubonye. No kuvuga ngo radio yawe ishiraho imiziki. Radio yawe yumvikanira ahantu hangana gute? Muri metero 700 na 650 y'imvura. Kandi waratangira iri muri 200. Nateye imbere. Nani yateye imbere? Ko ayandi radio agira abantu yamamariza, iki wowe ufite abantu wamamariza bakakwishura? Namamariza Remy Auto Air Condition, bashyira gaze mu modoka no muri firigo. Muri afirmatizere zo mu nzu, imashini zikonjesha, Remy Auto Air Condition. Wibavuga hano nge banyishyuye. Nibyo nakubwiraga. Warumbaje abo namamariza. Nari mubajije ngo ufite kampani wamamariza. Zirahari. Vuga umubare wazo, amazina yazo si ngombwa. Nebyiri. Remy Auto Air Condition na B1. Ashaka guprofita ndabikata. Ndaza gukata agura nta nkunda nawe nta n'ikintu ndabikata. N'urukundo nkunda wowe nta n'ikintu wakata. Ndabikatamo nkatemo na byandi byaye by'ukuntu usubiza nk'abantu badafite nuzi. Ubushize nabonye ikiganiro cyawe uri kuganira n'umuntu neza. Buriya rero iyo uri kuganira n'umuntu neza kamubwize nuko nawe nibo bizi. Iyo huje umuntu mu kuganira ibintu byiza akakubaza ibintu byiza atakubajije imyaka yawe n'ibyo wize man muganira neza ikiganiro kikaryo. Cyo kiganiro kigize 30. Hari cyumweru kirashira ukirebe. Kigize 30. Utinya kuvuga imyaka yawe kandi ari ibintu. So gutinya kuvuga usibye nge wayibwiye. Ubizute ko ntinya kuyivuga. We n'abana abandi benshi. Se kwa imbwe wetu yise bashumi yanjye. Ikizimaze siko nayikubwiye nuko bitari ngombwa ko. Utasi ibindi wanyandikiye tuyise. Ahubwo sugira nimero yanjye wowe. No we have. Ndana telefone yanjye hano we. Na nimero yanjye ugira nayo ntuwibeshya abanyarwanda. Shanyeze no mu mutwe nyivuga no nyitange none. Yivuga nta kibazo niba wumva uyifite. None se niba nta nimero yawe ngira wampamagaye gute disi we wabwiye umuntu ngo nobwira amaveta ze. No nabwiye anga kunyoherereza. None nsanze uri damage nta kintu nakumarisha. Ariko ngende umusirimu burya. Iyo unyakiye nabi mwanjye. Sigaye mbona nta muntu wakwakiriye nabi. Nanakwakiriye nawe ubona uri no kugura uri no kunywa kana aho ngaho umeze neza. Tujye tuvuga ibintu ibindi dusubira ibindi. Sibyo? Tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Akagafa sorry nagufa bantu. Akakarahure kamwe ndi kunwa. Ubu ni kurukunje. Ushaka tunga? Nta kintu nca ago wajya no bivuga mpaka ikiganiro kirangiye. Oya nabivuga no kuri radio no kuri televiziyo. Sikuvuze se? Niyo mpamvu nanze no kurya ibirayi byano n'amafirite n'inyama za hano. Tazava ngo ngiye mavete nahagiye iwawe. Takozabaza ngiye. Nubundi urahaza. Ese urashonje? Ntabwo nshonje. Ntabwo nkeneye kurya. Ntabwo dukoze ikiganiro umaze kurya no kunywa. Mbabaro datuma mvuga n'ibintu wari ukurya. Mbabarira. Higam. Mbabarira. Rero ibyo wajya kubwira abantu ngo haye mavete biryo. Ibaze bakumva ngo nariye umuceri n'imboga za rugo rwaye. Mwana rero mbabarira nukajya unantera inoza manje. Tujye twubahana musaza. Kirafashije ko induri gufasha. Yewe mpemba ngahe? Turitarira hasi nari.
hanyuma mafete nsigaye mbona nawe warigize umusesenguzi. ara ni amatiku ntabwo ari ugusesengura. Noneho nawe usigaye uvuga amatiku. Oya ni ukuvuga ngo hari ukuntu amatiku ujya kuyakandagiramo ariko ntubu umunyamatiku. Dusapoze ko hari abantu bari mu Rwanda atari abanyarwanda sibyo? Nanjye ushobora kumbara mu matiku ariko ubwo mu diaspora mu matiku. Ubu ikiganiro gitangiye kuryoha mani wowe ganza mu bundi wowe ndahita nkubwira n'ibindi. Jewe imyaka yawe ntabwo ndongera kuyivuga mani ubu dutangiye kuba inshuti urumva kugeza aho ngaho ubwo utangiye kumbwira ati urumudasi yes kuko turi kujyana yes amatiku nanjye n'umuntu wayanshoyemo yitwa Sad asaka tabande kwamuriza mu kiganiro cyawe ndamwitande anyina aho wambonye amatiku aho ngano umukoro kwanuze kwa si yitwa Soti akorera DC Crema. Usurebesha ingofero inyuma kugira ngo ubuntu bitangiye kuryo utangiye kumbaza none ibibazo bidakakaye. None se mbaze ibibazo bikakaye bonde ntabwo abanye wa muntu ro kubaza undi ngo mbese yako ndongera nkumva nakubaza imyaka ufite. Hari uburyo umuntu rega yitwara imbere y'abantu nko kuri kamera runaka cyangwa se mu buzima none se ririyo umuntu agahita yibaza ngo uyu mwana afite imyaka ingahe cyangwa uyu musore afite imyaka ingahe. Ririyoze ririyo ukimara kumbaza imyaka ntinye gusubize wumvise warira. Ukimara kumbaza imyaka ntinye kubwire wumvise warira cyangwa wafata inkoni ukankubita. Cyo ukwiye gukoreshwa televiziyo dore yabujya bakuru. Ura munyamakuru wamuzi niyo wagushobora ntago muzi sha yuko nashaka kumwamamaza turi inshuti. Ura n'umuzima busanzwe rero niko ameze ubakanu kahumvise wari akagiye gutraining. None se reka nkubaze ko muri inshuti y'izitangazamakuru aho usura muko wizo amashuri afite uzubona n'umuntu uri seriye noneho umenye wa musari yanyoye B1 gin abazi ibibazo bizima ahubwo uwo munsi mari n'umunyamakuru mwiza uca bugufi ndanamushimira n'umuntu ntago wasonza muri kumwe sibyo nyine ntago ndarya iwabo ariko ntago yitwa ngwiti ntabwo yantumye yitwa Papa Edi. Papa Edi afite akana afite akana yabyaye hanze bikomeze nta kibazo. Riyo kamatike atari meza cyane sikuvuze se Riyo kandi abantu baragukunda Riyo zabanza unyumve abantu baragukunda n'ukuri ndabizi ko bankunda hari abantu benshi utanakeka ko bagukunda ntubimenye baragukunda uje urinda kujya mu matiku ugirinda kubya abana babyaye hanze ngo n'abahishwe za gasyata na hehe wirinde kujya mu matiku nshuti yanjye kandi koko sibyo bizagufasha isura yawe irusheho kuba nziza ikundwe n'abantu benshi. Iyo ubona no kujyana abantu muri nyungu ukabajyana nahe ukabona ari benshi ntabwo baza bakurikiye umunyengo w'imodoka. Imodoka si humura kurusha izindi. Imodoka yawe humura kurusha ya Franco Kabano. Imodoka yawe ni nziza kurusha ya Austin. Ntabwo ndi kuzamamaza ariko baza rero bakurikira bane bababwira ngo turagenda n'amaguru muri nyungu hari abaza ntabwo wagenda wenyine. Sekora hazi bya biryo ntabwo warya isani ngana kuranga ubure guseka byo hakurya n'ibiryo byinshi ariko bazabikatemo pe. None se bavugaga ngo ntago ngurya iwacu ubwo wowe noneho urya iwacu wowe ndya iwanyu. Wowe ndya iwanyu bakongeremo n'akandi ntari urakishyura se kasere ubu ntabura amafaranga kweli katurebe kuri bibiri byawe sha ntago nabura amafaranga kabisa byabihombeje uri gushaka amafaranga umpa se ko mbona uyashaka nk'ushaka imbebe iseseye mu mwobo yanjye ntago nabura amafaranga mwana ewe ntago yabura amafaranga aracyayashaka yanjye gana Riyo ubwo nimbura amafaranga kuri yabura amafaranga rero yashatse imifuka yose arayabuze ahubwo mbwira nkoherereze ngira nkoherereze mani washiriwe ntacyo ufite wongeye ufite amafaranga ndetse ibaza umuntu w'umugabo utangiye gupfundura ubwanwa akaba agenda ni kofiri bubusa. Hari umukobwa wavuze ibyikofuza bikatemo kamera nagazabikana hari umukobwa wavuze yego ngo abahungu badafite amafaranga ngo baba bameze nk'imigerogoto.
Suguru gusabye. kuneba nabi mavete umukobwa niwe wabivuze ngo abahungu badafite amafaranga baba bameze nk'imigerogoto. Ugeze wumva terime yitwa igweje. Hari n'undi wavuze ngo abahungu bari ahangaha banze bose ni abagore n'amagweje. Nta hantu duhuriye ngende kukubaza ngewe umukobwa yavuze ngo abahungu badafite amafaranga bameze nk'imigerogoto. Umugerogoto turawuzi, umugerogoto turawuzi ariko urawuzi. Mbabarira ntabwo ndi ifi niyirya. Ako imigerogoto turayizi. Mbabara ibintu binkuremo mbabara binkuremo by'imigerogoto. Ahubwo tubwizanye ukuri. Iyo ugize ikibazo 60% bakigukemurira ni abahungu n'abagore. Ngiye ku giti cyanjye ngewe iyo ngize ikibazo mani ni abagore. Abo yambaza cyane ni abagore. Oya n'abagabo barimo ariko abenshi ni abagore. Abenshi ni abagore. Abantu mwuzura mugahuza urugwiro ukumva urabishimiye ni abagore n'abagabo. Ni abagore. Big energy. Njye abantu bose duhuza urugwiro ntago njya ndobanura. Ari abagabo ari abagore bose duhuza urugwiro. Murezi bien ndagaswe ingenge. Endese wambwira ko uvuze gute n'abagore. Nyaturira amafoto ayo mafoto yanyaturira. Waguhuza n'abagore gute ugahuza urugwiro n'abagore gute. Impamvu ucatse kuvuga gutyo ndavuze ngiyewe muri projet zanjye akenshi. Usanga igitsina gore kiganjemo. Sibyo? None tutabase man ushaka gutwa. N'igitsina gabo nabo turakora na tukumvikana. Ushaka kuba kwangiriza isura kuri nuza. Oya, umukobwa narindimo nkubaza wowe nkawe. Wisatse ukabura amafaranga. Sibyo? Wakiriye gutura mukobwa yavuze. Biriya by'ikofi uyu mukobwa yazabikateme niko navuze nategetse nge natabikatemo ntabwo nzagaruka iwawe. Icya kabiri. Kuba nta mafaranga mfite nawe. Ariko ikofi nta mafaranga yari yarimo. Harimo? Man twabihiseho ibyo ariko wagize gutya urazunguza nacyo twasanze. Ni igitebo nikubika ngira nijere kandi kunyuguza. Nese icyo twasanzemo nta mafaranga twasanzemo. Kandi washaka kuyamba. Kuki wayashakiraga se mu mufuka no mu ikofi kandi uyafite kuri mo. Nibagiwe ariko yararimo. Arimo nuko nashatse gushaka mu yindi mifuka y'ikofi. Ikofi igira imifuka irenze umwe. We. Nese washakiye muri umwe ko washakiye muri yose. Akorera iyo kofi naga ari yawe. Ahubwo ni yawe ahubwo gutugerera ikofi umuntu uri gupfundura ubwanwa ni gute ugena ni kofi idafite. Ubwanwa bwanjye bwaguteye ishari ushaka kubukoramo. Asubwo twotontu twawe nitwo nakoramo. Ariko ngenda nagufana men. Nanjye ndo umufana wawe ariko ikibazo ngiye kukuvaho. Kubera wafunze radio ntigikora. Ira radio irakora nuko nakunda kuyikoraho cyane abayikurikira barabizi indirimbo zicaho. Frequency ni uzikorera cyangwa urazigura. Oya ni uzikorera kuzita nyinshi kandi ari imwe. Oya ushobora gukorera umuntu frequency se nayimukorera ukamukorera na radio. Frequency ni nkayo radio. Frequency ni nayo radio. Umuhereza na mikoro n'ibiki byose ibyo wamushyiraho imwe cyangwa ajya kubyigurira ariko yari studio yose. Asema vete ibyo bintu wabimenye gute kubikora. Ni amahirwe mani ni amahirwe. Nyine byagenze gute tucire muri make. Ndi gucokoza ndi gukora ikintu cyajya kiri codinga muri quartier. Unyiteho mbone ko turi kumwe wanjye. Noneho muri ikintu cyajya kiri codinga mu mago y'abantu. Se kuri kundeba nabi. Komeza sha. Noneho nkoze ikintu cyajya kiri codinga mu bantu nabahaye umuriro nkoreshe toilette. Nyuma abantu barambwira ngo reka kunyumva mu radio y'abantu mu cyaro abantu bimusanze abantu bikirambo barabyibuka nibo bagukurikira. Noneho jya kwiyumva ndagenda vanigenda iwacu ngo niba ari kugutuka iwanyu ngo tujye kumva muri radio z'abandi. Ngezera radio z'akarere ka Musanze ntabwo ndi buvuga amazina yazo. Kuko nanjye mfite radio ntabwo navuga radio ku yindi. Ndanje njya kubyinziro nsanga nibyo bisarara bitavuga neza. Kuzajya wiyumvamo. Icyo gihe n'akagari karansura bampa n'amakaramu baduha n'umuceri. Bati umwana ibiki n'ibiki. Noneho banyemerera kuzabikora nkazabitanga nk'ikintu nyine cyavuye mu karere runaka. Data wacu baraje aranshutse ariko yari inama nuko bavuyemo gushukana ngo ninongeremo utuntu ngo ngene mbizingazinga ukuntu ngo yumvikane mu gihugu. Mbikoze nakakandi kavugaga karabura. Umujinya uranyica mbivamo burundu ndanabireka. Ubwo ejo ndi Kigali niho navuze atari ko bira bintu nigeze gukora gutya na gutya nta kuntu ngira nkabigerageza igakora.
mbikoze irananira ariko nkabibika nubwo byanze birananira nkajya nkora utundi tuntu nkahuza biranga pe biranatinda ko mahirwe nagiye kumva numva biri kuvugira muri metero nka 30 bigasara ukakwiyumva icyo mvuze ukacyumva mpita nkora icyo bita kugorora nkora icyo bita kugorora kugira ngo ndebe neza ko babasha kunyumva muri metero 200 300 ubwo amahirwe y'Imana kwa kundi Imana nyine ikunda abasore bitwara neza abasore baca bugufi ibirakoze ni uko itangira kuvuga ubwo mutangira kuyimenya gutyo abaturanyi batangira kubikunda then nshaka naga content najya nyuzaho nta kindi ubwo wenda bizagira wenda bayinayumve nko mu murenge wose. Hanyuma ndibaza kuri radio Mavete iyo wayifunguye kuri muri quartier yego radio bafunguye basanzwe mu rugo abantu muri quartier bayishyiraho ikajyaho kuri 92.6 nisurize na ba Safari kabisa babankurikiye. Uri seriye biranaga reba ikinisho wanjye ndakuze nese urabona ibinyamakuru mu Rwanda byandika usoma muri ikinyamakuru kitangezeho cyandika ubusoma bajya gutara inkuru z'ubugorya none uteganya nzagusura uteganya radio yawe uteganya ko byiburi zavuga nko muri Kigali hose sha byabare nk'inzozi tu nyina ngize amahirwe ikubyimana nta kidashoboka byasaba iki nabonye najya nkora akanara nuvuga ngo izo metero kugira ngo zikora rukuntu nabonye najya nkora akanara byasaba ubushobozi bwinshi nko kurutunara najya nubitsa mu akanara byita umunara kugira ngo abantu babyumve dutoya ntago ari binini utunara dutoya cyane vuga nyine umunara kuko ntago umunara ubundi ujya mu bucya cyangwa mu bwinshi uguma ari umunara gusesenguzi bwawe cyangwa ndikaba iminara yes ntaribi nkajya mbishira mu mago y'abantu urwo rugo kagiyemo babasha kugenda banyumva muri za metero 700 navugaga ubwo umuntu wegeye kuri kakana muri metero 700 akaba yamfata ubwo ni projet nabonye ya danger ngo ubwo baze nawe metero 700 gushiraho akanara hepfo ugashyiraho akanara metero 700 hano akanara metero gutya akanara gutya maze kumbwira uti hari frequence kugira ngo uzazikore muri quartier ugenda ushyiramo utunara dutoya yagusaba nka miliyoni zingahe cyantwara nka miliyoni 4 ariko urumva ntabwo bikorera rimwe ari radio yawe niwe zino radio zisanzwe miliyoni 1 miliyoni 1 ngera binkora wako ni mu mure ubwo ni mu kagari ndi kukubwira ndi kuvuga rero noneho igihe byabaye ngombwa ko urabona zino radio dufite zifite umunara runaka zihuriraho zose ira minara bakoresha rero ntabwo nawe ushobora ntabwo radio yawe yawukora uramuna ntabwo nawe ushobora nshuti no mu Rwanda sinzi ko hari uwashobora gukora uramunara hako bari kukudera nuko ngo wawishyura ukajya radio yawe kajyaho oya ntabwo byakorana rwose bira nibya frequency nkora ifite imbaraga nkeya cyane ziri hasi cyane kuri iri nyikanika buri cyumweru nyikoramo nkayikanika bya danje yanapfuye nta n'ikintu kandi uriya bawukoramo ukwezi bakoramo ngira ngo ukwezi gushize uriya aho ukozi wawukoramo ntabwo mbazi ntabwo ngiye kubamamariza ariko iramena rikora neza ku buryo baba barakore systeme zikikoresha nk'uyu muriro ugiye hari imashini ziba ziri hasi za navuga nka ni hingi ni se nka moteri ziyatsa birikoresha kwanza no kuvuga ngo nukuvuga ngo miliyoni 1 yonyine yagushira kuri frequency ya Kigali yose yakagari wowe ese ni miliyoni 1 yagushira mu kagari gusa ukazajya uvugira mu kagari ese radio mu kagari gusa hari ikintu yagufasha none se ahubwo ko nkoresha iyo mu mudugudu utanuzuye si wanzanye hano nuba ngukoresha akagari none toza tugushyira kuri spotlight nahemera se kwiyemera maze kubyimba ntago mbyimba nanjye muntu uruca bugufu bajira inshuti zanjye siniyemera ase reka nkubaze umva nkubwide hari abantu bamwe bavuga ko Mavete nubwo tumureba gutya agaragara nk'umwana mwiza ariko wapi nta kirimo wenda sinzi ntago wenda ndajya kuburana nawe ubwo nibona nitwara nabi nta kibazo ntago uri buburane nanjye
noneho hari umunyamakuru mwigeze kuganira umusubiza ukuntu wishakiye. Ntabwo ubona biteye ikibazo mu banyamakuru usubiza nka kuriya, cyangwa nawe washakaga gutwika? Ukunda gutwika? Reka nje sari ugutwika, sinajya ari ugutwika nshaka, najya Nyabugogo nambaye bogisa nkagaruka. Si bwacyo se natwitse. Watwitse hari n'igihe hari abantu bagecayo banazambara ntitubyiteho ntitutanabimenya. Biriya foto ya Marina ntabwo yatwitse se? Ntabwo se Marina ntiyari yambaye neza? Nawe wabyambara? Hari ikibazo se? Ni inshuti yanjye ariko rwose ega ikibi ni ukwambara kuri ufite umubiri mubi. Hari ukuntu umuntu yambara ugatubona ni akarabyo gateguye. Ntibajya berekana ibyo bafite. Ntibajya berekana ibyo bafite. Ngo? Ntibajya berekana ibyo bafite. Marina iriya foto ye si nziza, vugisha ukuri. Uretse nongere nyirebe. Oya ni nziza rwose. Nongere nyikwereke neza. Oya winyereka njye. Cyangwa bamwe na bamwe mwagiye gukora utuntu tudashikwishije Imana icyubahiro. Yereke kameramani wawe. Kameramani wanjye ni umurokore. Ako ndaza kumuhamagara bamuga nimubaze ibyo bitekerejeho. None se kubaka izina ni umukino. Kubaka izina biravuna musaza, no gushirika ubute. Ariko buriya ntibitangaje kubona Marina dusanzwe tubona atajya yambara n'utuntu tugufi yakubona yambaye kuriya. Arega hiti yarabuze, none se udakoze karaga kuryo ngo bakuvuge. Uziko nanjye umwaka utanze yamamariza kuba perezida se? Ngo umwaka utaha wahehe mu kihe gihugu? Nayobora i Burundi, nayobora Kongo. Cyumva nuko nzabura mu gihugu kiri muri Afrika. Atari u Rwanda, ko u Rwanda dufite manda y'imyaka 5 kugira ngo hagire undi wongera kwemererwa kwiyamamaza. Ndabizi. Kuki sinabana perezida wishira hamwe? Ese nibyo wavugaga? Byo nta kibazo navuze kuba perezida ariko nawe navuze uwo ari we. Wasanga uzaba uri na perezida wa motari wa mugani we. Nta kibazo ibyo nyifurije Imana gukubire karindwi. Ego mana we mwizina cyose nago nje na perezida wa motari. Ubwo naba wenda boss wabo. Akusina perezida. Ubwo kugira ngo be perezida wabo nuko nawe ubu yitwara. Nawe ufite moto. Ko ntabwo wayobora ibyo udakora. Iyo uri umukuru w'abarozi ubu uri umupfumu cyangwa nawe ufite ibintu ukora byica. Mfite inshuti yanjye yitwa Emmanuel. Akora akazi gupfumura. Hari umupfumu sinzi ukuntu bivuze. Gupfumuza. Gupfumu nyine ni umupfumu. Ubwo ni ubupfumu. Akora akazi k'ubupfumu. Ubwo arapfumaguza. Yitwa Emmanuel. Apfumaguriza heza. Mwariganye. Wapi? Wabwiwe ni kise gapfumaguza. Ni mushuti wa Kiroso tujya tuvugana. N'umukira afite n'imodoka, afite imyaka 24 ariko ni umupfumu. Akabapfumu bose nabakiba ari abakire. Nyine abaratufeze. Baratubeshye tukayaba. Wakora ibikora. Akora ibikora. Ako ntabwo ndajyayo. Ubwirwa n'iki ko bikora se? Nuko abagiyeyo bataza bambwira ngo ibiki. Hari n'abantu ugiye yoherezayo. Babarira mana y'u Rwanda, Imana ikunda Kigali. Hari abantu ugiye yoherezayo bavete. Oya. Bavete. Ujya wohereza abantu mu gipfumu? Ndasubiramo oya. None wabwiwe n'iki abo bantu ko abantu bazakuguhamya? Umupfumu ni inshuti na Kiroso. Kiroso ninde? Kiroso ni wa munyamakuru ukora kuri akunda gukorana ntabwo muzi. Mwatwubashe inshuti yanjye. Mbiri kugeramo hano. Abakobwa beza rero kubabwira biragorana. Uvuze udakoze ku mutima bakuzamuka. None nakoze banyumva. Ndumva birasabye ko ukora ku mutima kugira ngo bakumve. None nere kuvuga ngo we ngo muri ni kwa skose. None se Mavete. Yes. Adashaka kwibaza mu buzima busanzwe usibye kuba uri ufite radio yawe. Hari akandi kazi ukora cyangwa uteganya gukora? Nta kazi ndabona gahoraho ariko uturaka ntera turantunze. Utera uturaka mu biki se? Nshobora kuba najya kwakitinga muri filime, nshobora kuba naza gutanga ibitekerezo kuri shoot, nkajya mvuga nti mugende gutya. Nabyo ukaba director. Oya. Bura muri shoot uzakazi kaba karimo. Hari nakazi bakakubwira ati uhagarare hano urinde abantu ko baza hano. Ako ngiye mba ndi gutangamo ibitekerezo nko muri Impeta Series ya Jojo.
ndi gutanga ibitekerezo ati hano mwagomba gukora gutya izo nama. nakubonye ahantu nibyo yahoze nkubwira kare konye urimo gusesengura uvuga ngo sinzi umudije ngo w'umuntu uze usitse ndavuga se ushiti wanjye yarahindutse bisigaye bimeze uko ndi gusesengura buriya wari uri muri entertainment. yego ni uvuga ngo ama interview urabona uko naje kuri channel yawe iri seriye navuga ko yubashywe sinzi n'ibyo bintu bisekeje ariko ikomeza nta kibazo. ariko hari ahantu ugera ugasanga kugira ngo ibyo baguhamagare bigende neza bisaba kuvuga amatiku, sibyo ko n'uburyo nyavugamo ntabwo mbangamira abahanzi kuko hari abahanzi nzakenera, hari abahanzi bazaririmba mu bukwe bwanjye ningafata, hari abahanzi nzajya gusura nzugama iwabo bazampa liftini mu gihe ntaragura iyanjye, nirinda rero gushwana nabo bitazagutungura ugasanga wenda navuze ngo yago ako ngiye mvuga ibihari ntabwo njya mbeshya. Niba mvuze ko Isimbi ngo yakoresheje interview umwana bakaba bari kumugendaho ibyo ntabwo mba mbeshya. Niba mvuze ko RGB yafunze insengero rumva ugasanga nirinze kubangamira abantu ngiye mu matika ariko kugira ngo ndyo uwo munsi ako ni nako abantu benshi bameze. Aya matiku ubona abantu bose bakora kuri social media arabatunze inshuti yanjye. Ntuzaboneka Kazungu ngo agiye kuzimya Kalifani ngo ugire ngo aramwanze. Iyo wanga umuntu usura mu posting nujya mbona yo ntibigutunga. Ubu nawe wakareye itiku kugira ngo ubashe kumenyekana cyangwa ubashe gutunga. Kugira ngo nibe najya mu matiku inshuti yanjye. Aho kugira ngo njye kwiba banca umugongo naza nkavuga buryo ki yagara umujura kandi atarigeza nyiba. Urabona ari amatika ari kugabura niba yago bari kumutuka akabyuka nawe ari kubasubiza ari mu kazi nawe ukajya ugashinyika nshigikiye The Ben yakuruye ishanga biri kwinjiza ubusa mukobwa uza akazi afite noneho uza akazi yahise abona ubusi noneho ibaze ko amaze gukora interview 10 baramukuriye ishanga iyo bakora kubere kibakora nko muri Minagiri habo nagira inama abahanzi aho gukurura amashaka bajye bakurura amabere. Uramukobwa nze kugwa nimero y'umuhamagara umva amafaranga araguca kugira ngo muze gukorana interview kugira ngo byumve noneho ko ibintu bitakiri mu bugoryi azongera asuka inzara noneho arishiza ngahe nta mvuze ko ntabwo ndi kumwamamariza kuko ntabwo nge ndaryi wabo ariko kuba baramukuriye ishanga hari aho byamugejeje yajya gukora ikiganiro kuri Simbi TV ifite 1M wize uteka ari ishanga ko abantu benshi bavuga ko ngo ari Nico nuko ari byo numvishe Sina Melody ntiyavuze ati kuba umuniga yakuriye ishanga mu gasakuza ati nanjye narikurura nanjye nzi ko ndagukurura ishanga nkaguhindura ubuzima ahubwo nge narikurura nka narica urabona ko bitasenya urugo rw'abandi ni kuvuze yashenye u Rwanda se arabura umukobwa yari yubatse The Ben ntago yubatse arubatse se yarashenye mfasha aho ko uko interview adakora ubu ko uko sari ko The Ben adakora ubu interview bwa fake ubuze interview yakora amafaranga yinjiza amaze kugira ifaranga ari kwamamaza B1 Gin ubwo ushobora gusanga ushobora kumwamamaza oya ntuze ari nyine kwamamaza yayindi ariko ntabwo nayivuga sibyo yinjizo B1 Gin kuko ari cyo kinyobwa kigezweho ntabwo uzi ubwo se nibyo nibiri muri first information utanze false information studies kubera kuvuze yuko yamamariza B1 Gin kandi afite ikindi kigo yamamariza none si cyo kigo cyane nibiza muri false information ubu se ko ari umunyamakuru kuri radio ntashaka kuvuga izina barandakara kubera ko nanze kubavuga barantunze nuvuga ngo ibintu tuba turimo ucungana n'uburyo uri buryo uwo munsi sibyo nshuti yanjye ujye ucungana nawo n'uburyo ushwane n'abantu ese ukushwanye nabo biragutunze ndi kuzimya runaka muri make uri kugira inama abantu kutagira amatika atinjiza none cyane kugira amatika yinjiza aho kugira ngo bajye amatika urugero ugiye gusakuza ku ishanga si wowe wari guze sibyo je ntabwo ndivuga umunyamakuru wari kubyuka buri mu gitondo nuza kuri ishanga ni isutiya hari n'abavuga ngo ni isutiya niba ari niki kandi isutiya ntabwo ibahanura bizi nta bintu by'amasutiya nzi ariko nzi ko isutiya ijya hano ntawe ndayikuramo nta uwo bimenye utakibaho ndakwiyamya inshuti yanjye kubera ko ndi umuntu usenga sibyo ntabwo nsenga amasutiya ntabwo nsenga amashanga ariko nzi neza ko isutiya iba hano iyo abiba hano ntabwo bari kuvuga ko yakuruye ishanga bari kuvuga ko yakuruye isutiya
ubundi si ishanga ni iki? ishanga ngo ni umugozi ngo niba ruturuka ku bapfumu ngo buriho utuntu ngo bambara ngo kugira ngo bagere mu nda zero. Niko njya numva. Ni utuntu tw'abapfumu. Nibyo numvise. Ko umukobwa yanavuze ariko. Ngo the band. Nese baratwambara biriseri bakabagira mu nda zero. Inshuti yanjye wambabara ko ntarambara hishanga. Nese kuri kuvuga nk'ufite information. Nta kibazo nuko urugushaka ko mvuga ibintu nkasobanura ibintu ntanazi. Ushobora kuvuga ko nayambaye kandi wenda yambara abakobwa gusa. Wisinzira. Nese ubwo ndasinze turi kuganira. Yego hari umuntu nahamagara avuga ati kugira kumamagara nasinziriye. Ati mamagaye saa 5 z'ijoro nasinzire. Nise wasinzira ati cyane. Ati maze igihe kingana cyo sinziye ngo isaha. Gahubwo ngo ndeka bungiye kurota. Hari igihe yakwitabye ari mu bitotsi. Yes. Hanyuma Mavete. Yes. Buri make y'ubundi umuntu aramutse akubajije Mavete ngo uri muntu ki wamusubiza? Mavete ni umusore witonda uca bugufi uhuza n'abantu bose utiba utaroga udasamba mbese nyine w'imico myiza. None se udasambana komeza nabyo byuzuze kuko niko vuze. Se tukwizere kuri imanzi. Oya ntabwo ndi imanzi cyane. Uri imanzi by'igice. Subiza yes or no. Nshuti yanjye nizere ko wabyumvise. Utari imanzi cyane ukuntu nyumva waragize gutya ariko gakeya. Ako ntago mbikora cyane. Ntago ari gakeya iba warabikoze ubwo ntago uri imanzi gake. Nta kibazo wamfuraho. Ubwo ntago uri imanzi muri rusange. Nta kibazo rwose. Utangiye kugira umwana mwiza kuri kamera. Agenda umwana mwiza ariko abantu barabizi. Byatangiye watunaniye. Wambwiye sorry narebi. Aka se ubundi ugira ibanga Mavete. Cyangye ngire ibanga none se ko ntajya. Wari umwana se wabivuga. Oya ntabwo nabivuga. Baba ni banga ryawe icyo bagiye. Ubu si kuwambwiye imyaka yawe nkaba ntayivuga ko ari myinshi. Impamvu utarayivuga umunwa se nukumereye nawe ntushaka no kubivuga. Aka ntabwo ngiye navuga. Okay ako kari agaciyemo Mavete. Yes. Ureba entertainment yo mu Rwanda iburi ki kugira ngo itere imbere? Irabura isuku. Irabura isuku. Isuku ushatse kuvuga twe turimo dufite umwanda. Bene byo baburi kantu bajya bavuga ngo social media ngirimo umwanda wapi abantu twe twirimo nitwe dufite umwanda dushaka twakaraba tugahindura ibintu bikajya ku murongo tukaba tuzi neza ko dushobora kurya tutavuze ubona amakosa ari marayashye. Amakosa ariyo nyine n'uwo mwanda cyangwa uwo mwanda urimo n'uwe ntabwo dukaraba. Ntabwo mukaraba. Ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko tuvuga ibintu bidushwanisha n'abandi bantu kugira ngo turye kandi bitazadutunga igihe kirekire. Nk'umuze ashobora kurakara ati YouTube ntizemewe ziraciye mu Rwanda. Uza abanyamakuru bajya gukora ikiyede n'igifundi. Izi mikoro bazigurisha mu nyuma bakajya kuzicyuramo amagorore. Duhindure tuvuga ibintu byubaka. Gasanga wendirene. None se bazifunga zose cyangwa bafunga izikora ibintu bitewe. Ubuse muri boro ukubona nawe hanza. Enye bafunga. Zonyine. Nizo zasigara. Ntago ndi buzivuge. Oya zo bafunga ari enye bafunga nizo ziri imbere sa cyane. Ngizo ngo zakoresheje umwana, ngo haraje bingi biki ngo zakoresha umwana ngo kiri mutongo bamabaza zo biterekeranye. Ngo bavuze ngo Nyaranga Rwanda nibiki ntago ndimo ngiye baze kunyumva neza nago nyina politique. Ngo bavuze ngo baguriye ibitanda ngo biryamye ngo ari gusebya runaka. Kubera ko nibizo cyane zikomeye zikaba ziri kuvuga amatiku twe turi gutangira tuzavuga ibiki. Content zabaye iki nge nzajya mbivuga hari umuntu waguze kamera ruko dore imbogo yapfuye ahita agura kamera content birabonetse twungukira mu bintu bibi ariko bitazahoraho. Nose ni umuntu ajya kugura kamera ngo runaka yapfuye mbona uburyo njya gukora interview z'abasigaye bibaye ngombwa ko abantu batinda gupfa ntihabe ibintu ngo runaka bamubonye yambaye ikariso ntihabe ibintu ngo runaka bamubonye yakuru ishanga rya runaka vuga content zihari n'izibi reka nincecekere nanjye ndimo we nacura kuzabivuga kubw'inzara uzabona mvuga ko yagona mubonye n'urumogi ntazandenganya ntabwo yagarunwa bazaba bakwishyuye. Yes kubera inzara nyine kubera ko niyo content ihari ntabwo wamamagara ngo nze nkubwire ukuntu nagiye mu ijuru nkarwana n'abamarayika nkahita manuka mu isi. Ahubwo nibaza bakambwira ngo nabonye MC Liliose ari gusomana na runaka ku muhanda baranyishyura ubwo bananyongereho 5 ku mafaranga bari bumwe.
bivuga ngo ubwo muri uru Rwanda turimo ujya ukurikirana entertainment z'ibindi bihugu? Yego ariko ntabwo ari cyane. At least ku byo wakurikiye bikeya ubona ari ikibirusha u Rwanda. Uzi nko muri Amerika iyo uvuze ngo runaka ngo nabonye ari kunywa bino bintu kubivuga byonyine icyo kinyamakuru bahita banagisiba. Genda bikurikira neza ntabwo wajya guharabika umuntu nko muri Canada ugaharabika umuntu. Hari umunyamakuru yitwa Roda Bitten niwe wafashe karaka video bari kurasanuza wa ku perezida barashe ugutwe ari kwiyamamariza wa Amerika. Ntabwo ndi muvuga izina so mumenye se. Karaka video yafashe channel ye yarahagaritswe izongera gukora kuri enye z'ukwa 10 kubera ko ka video purakora karaka video. Vuga ngo iyo ari ikintu kibaye ku mukuru w'igihugu cyangwa se ku muntu uri mu nzego zo hejuru kirazira kugitangaza niyo cyaba ari ikintu kiri cyanyacyo. Nibyo numvise ntabwo ari byo nari itegeko nashizeho ariko ibaze ko yazize utwo tuntu gutya. Ibyo tunabihiteho tubyutse tukajya dukora content zubaka sibyo byo uzageraho nko kuri channel yanjye nta matika anyuraho. Channel yanjye nukuntu unereka ukuntu bakora battery y'amazi n'umunyu. Channel yanjye nukuntu ukwereka ukuntu ukora frequency nibyo nerekana wirangara sibyo. Sibankurikira se sibankurikira ngiye video yanjye imisi 3 bifite 10,000 kandi atikuri baririmo nese yatubi nengeraho ko mpemba nzavuga ngo amatiku ni yanunze amatiku yagutunga uwo munsi ariko ntabwo yagutunga iby'igihe kirekire. Hani nibyo wavuga ariko ukurikije ukuntu bibona nabo ntibatuje gupromotinga abatiku agombe yiyongere nyine impamvu yiyongerana uko bamuvuze nawe ajya kuvuga abandi akongeraho n'ibindi wenda biba ari nabyo deja ariko se nashaka ko ari abantu nuvuga ngo urugero bari abana bari yita ngo nabakingo nabakina baki ukeka ko batigeze bagirana ibihe byiza. None ubona mu Rwanda hatugira inshuti umuntu agira inshuti ubushuti ubona bugifite agaciro. Inshuti yanjye mfite ni Mavete ariko cyane ko itanantenguha. Ndabo barazifite nanjye iki ngira abafana ubu nikigezweho no kugira abafana umuntu muranasangira umunsi yanakuguriye ibirayi cyo kuguriye B1 jini wanyu ariko wagira nkanze kugira ngo abone uko arya akavuga uburyo wariye byinshi akavuga uburyo ki ari nayo wagusuka barayo kwishyura uburyo kugira ngo babone akazi. Nibumva ndi guharabika Mavete nibumva ndi guharabika MC Ryozo undi munyamakuru leta guhamagara nabonye iri kwatakanuza musaza hari amakuru ufite kuri runaka ngo se twatake babigize intambara muri make ngaho ngo baguze views indirimbo bayaprodinza ahantu habi ngo base bashyira kwa bakoze ngo bakoze ntuze ngo hariya ni ikishishwa ngigishishwa ni igishishwa cyiki barayisiramuye ngo cyabonetse views bari kuzigura nizo kwa nyoko baguze ngo zashizeyo nta kintu babigutwaye guceceka. Niyo mpamvu ngiye ntayajyamo wa muntu waje akashiramo ka kidobye ari numvije ngo n'abantu bahawe amafaranga yo gusebya indirimbo ngo sowe ngo barayarya ntibakora ako kazi ngo bamwe baragakoze ariko ngo havamo bayareba nibyo ndi numvise ntabwo mbihagazeho nibyo numvise ariko nanjye kumenya dukuru ducyo hanyuma rero Mavete wowe kugira ngo itandukanye n'amatiku ukora iki? Ntabwo nitandukanya nayo kubera ko haribye byagucanze musaza nese umuntu niba akazi kabuza akaguhamagara ati ngwino tuvuge kuri iki usibye ku buryo nawe kubwiye ngiye nyavuga nta mutima mubi mvuga ibintu nyine bisa n'amatiku ariko bitavukana n'amatiku. Iyo bakubwiye ngo MC Ryozo sana runaka ntabwo muvukana sibyo nuko nguko nyine njyayo kubwindamo ntabwo njyayo ngiye gusebya wa muntu kako njye rebe interview nkora ndavane niba babonye ari yaguru kunywa itabi nabo bazankura umogi banganye niwo mwana yakoze interview ari nanye nabitwaye iki mureke dukora inzara nese bajye kwiba niba yamukoresha interview ari wamufashe ku ngufu n'amukoresha interview so wakosheje ninde uwo bahana ninde nshuti yanjye harakantu ura mugore yavuze ngo niba ari wa mugore uvuga ibyanyabyo mbere namwanga ariko nsigaye mukunda mune bari sikoki ngufungiye yes ni Scovia nyere yori hinnye nyine Solange noneho iravuze ngo urugufunga urusengero ariko ruzavamo imisoro bakagurana bya byangombwa kugira ngo umuhe iminsi mike yo kuba yashatse bya bintu bibura uramufungiye azakura. Mise ntekereza ku bantu birirwa bijujuta ngo MTN batwarira amafaranga
irayatwara ariko ntayawe twara ngera shara umuntu yatwara ejo bundi w'umushiti wanjye sha batwaye ibihumbi hafi 230 none se uri kubimbwira kandi ngo we ntaga n'ubwa muri make none se uri kubimbwira ngo kandi mbigire. integra iyango ni Icyo si integra ikibazo ubwo si ngiye nkubwiye y'inshuti yanjye nanjye nkakubwira yani uri kumuririra noneho ngewe kanceceke ngiye nkubwiye niyi mikoro tuyinshikuza ukumva agahinda karakwisha ngiye njya kubona ngo ni igihumbi kiri nyabije ni nyatu nabahamagara ngo ntago birongera ngo babinkuriyemo ibyo nta kibazo nese babaho bate babaho bate niba yatware nta kibazo tumye Mavete, thank tuyamamariza you so much urakoze cyane ariko reka twigarukire hano muri kuri wowe mu buryo mu buzima busanzwe Mavete ukoresha radio yawe hari ubwo ugira abanyamakuru bandi kereka abo nahamagaye b'abaturanyi bari kwigisha nk'ukuntu nko kuri Zuba hari umama wigisha ukuntu wabungabunga imboga mu gihe cy'izuba zigahora zitoshye nibyazaga ari kubigisha ariko ubu ngubu mu nyamakuru hari navuga uhari ni njyewe naguteganya kuduha akazi se kumubona akazi utarimora ntabwo nabona yo kuguhemba nshuti yanjye zaguca make aya uzi ko wavuye kwa yayindi ubwo baguhembaga makera ndagira ngo mbibutse ko mbakunda cyane kandi mbahoza ku mutima Mavete gira ikintu ubwira abafana bawe undi twisoreza n'ikiganiro ikintu nabwira abafana banjye bakomeze bakunde channel yawe ariko niyanjye batayisize yitwa Mavete TV bakomeze bubahane twubahane ntiturakarane ntidutukane ukajya muri comment ukantuka ugiye gutuma abantu bakwanga ikindi gufashanya ntabwo mvuze ngo uzanzanira indobo y'ibijumba indobo y'ibirayi wapi gira umuntu mugenzi wawe inama izamutunga nkomeze kubwira abantu ko nta kintu nabasaba kirenze kuba mbakunda kuba bankunda mu following ku mbuga zacu zose ku mbuga zose nitwa Radio Mavete kuri mobile money nitwa Izere Jean Paul uramutse ukeneye kumpa akazi ko kwamamaza cyangwa se gukora ikindi kintu umva business twakorana nimero yanjye ni 078 920 775. arakoze cyane Mavete abantu bagende bagufollowing kuri social media zawe banagukurikirane abajifuza kuguha akazi bakaguhe ako hari akabazo nashatse kwibaza umuntu ashaka radio kuyimukorera nawe wayimukorera yo muri quartier nkuko nawe ufite yawe oya kubera iki kubera ko yanjye ntago iragera ku rwego nshaka nshobora gukora iyi gahita hitinga kurusha yanjye murakoze cyane Mavete ariko ufite ubushobozi bwo kuyikora ndabufite no Silas ngiye wayikora bwo ari wowe wayinkoreye hanyuma MC Lilioze mbibutse gukora subscribe share and comment kugira ngo mudacika n'ibiganiro twabateguriye umunsi ku munsi ndabakunda cyane mbahoza ku mutima nko nabibabwiye hanyuma rero ikiruta ibindi Imana irabakunda nanjye nuko naho ubutaha ciao